tubaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byiza iyogezabutumwa ibagezaho abadukurikiye muri hanze y'igihugu, abadukurikiye muri mu Rwanda. Tubaha ikaze kandi mwebwe mwese mudufasha gusakaza ubutumwa bw'ubwami bw'ijuru cyangwa se uburyo bwo kogeza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Tubaha ikaze mwe mwese, murabona ko kuri kamera z'iyogezabutumwa TV kumwe n'umusore umunyempano cyane ubwo atwinjize mu kiganiro twumva indirimbo nziza ya Israel Mbonyi. Ngo haye ikaze, uratangira atwibwira. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Kalebu, aba ndi umunyarwanda icyo kibanze. Mvuka mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Mahembe, intara n'Iburengerazuba. Yes. Yego. Ngo haye ikaze kuyogezabutumwa. Murakoze. Ngo haye ikaze kandi mpaye ikaze n'abandi mwese mudukurikiye aho mwaba muherereye, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tubaha ikaze. Kalebu rero aje kudutaramira ndetse no kutwereka cyangwa se no kutwereka ibyo umwami Imana yamushyizemo. Kalebu rero ngo haye ikaze, ngiye nitwirene Kamoso. Murakoze cyane. Ngo haye ikaze. Reka dutangirane indirimbo imwe, nyuma gato turaza kuganira ku buryo burambuye. Se Kalebu yatangiye kogeza ijambo ry'Imana cyangwa se gusakaza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana mu buryo bw'indirimbo ryari. Turaza kumenya amwe mu mateka ya Kalebu n'intego yiwe cyangwa se n'intumbero yiwe. Turaza kuganira byinshi. Kalebu rero ngo haye ikaze, rero uducurangire iyo ndirimbo. Urakoze. Wirira, mukobwa wisiyoni, wibabara, tuza, uwagukunze agufite ku mutima, aragukunda. Wirira, mukobwa wisiyoni, oya wibabara, tuza, uwagukunze agufite ku mutima, aragukunda. Wowe cyane itabaza ryawe rihore ryaka, rishyiremo amavuta hora uri maso, mukobwa wisiyoni, umunyabwenge. Wowe cyane itabaza ryawe rihore ryaka, rishyiremo amavuta hora uri maso, mukobwa wisiyoni, umunyabwenge. Wirira, mukobwa wisiyoni, wibabara, wibabara, tuza, uwagukunze araja kujyane, agutuze mu buturo bwe. Wirira, mukobwa wisiyoni, wibabara, wibabara, tuza, uwagukunze agufite ku mutima, n'ukuri aragukunda. Wowe cyane itabaza ryawe rihore ryaka, rishyiremo amavuta hora uri maso, mukobwa wisiyoni, y'umunyabwenge. Shyiramo amavuta, enyegeza, dore umukwaraje
hora witeguye shyiramo amavuta inyegeza dore umupfu araje hora witeguye kandi itabaza ryawe rihore ryaka rishyiremo amavuta hora uri maso mukobwa wisiyoni y'umunyabwenge. ati mukobwa wisiyoni uhore uba umunyabwenge kandi itabaza ryawe rihore ryaka. Ni amagambo meza ari mu ndirimbo ya Kalebu. Turi kuyogeza butumwa TV, turagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, ukore no kuri ako kazogera kari aho hasi kugira ngo ujye ubona amakuru yacu agiye atandukanye avuga ku bahanzi baririmba gospel cyangwa se n'abandi n'amakorari agiye atandukanye. Kalebu, reka ntangire nkubaza ikibazo cya mbere. Wambwiye ko uvuga mu karere ka Nyamasheke. Watangiye kuririmba ryari? Kuririmba iwacu sa naho nakuriye mu muryango urimo abavandimwe bakunda kuririmba kuva nkiri muri Sunday school niho natangiriye kuririmba. Ndabyibuka indirimbo naririmbye bwa mbere nako ni korasi nateye mu rusengero sinayibagira. Biravuga ngo nereye umusozi wenda ruha bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Iyo ndirimbo niyo natangiriyeho. Ese mu gihe watangiye kuririmba mu rusengero hari umuntu ubaho w'umu-influencer? Umu-influencer ni wa wundi muntu ushobora kugufasha cyangwa se kugushyigikira mu bijyanye n'ibyo urimo. Ese ninde muntu muri famiye yanyu ufataho nk'icyitegererezo ku buryo uzavuga ngo uriya yaramfashije aramfasha, mureberaho? Uwo muntu ninde? Uwo muntu wenda ntago we asanzwe ari umuririmbyi ariko yabaye hafi yanjye mu bijyanye n'impano yanjye. Uwo muntu ni muzehe wanjye. Muzehe yewe wanshyize mu bintu by'umuziki pe arabinkundisha. Numvaga ko ntaho nzagera ariko yagiye anyegera akampumuriza akanshyigikira nkabibona pe. Ndagira ngo ngaruke ku ndirimbo waririmbye. Dusoma inkuru z'abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Twongera tugasoma mu byahishuwe by'uburyo umukobwa w'isiyoni agereranywa n'itorero rya Kristo, uburyo Kristo azagaruka gutwara umugeni. Ibyo byose bikusanyirije hamwe narabuze ati ibi byabyara ubutumwa bwafasha abanyarwanda ndetse n'abatuye isi. Vuga ati mukobwa w'isiyoni cyangwa torero Wirira, kuko n'ubundi umwami ari hafi kugaruka. Ariko ntunareke kurira gusa, ukora imirimo myiza, ucana itabaza, ubera abandi urugero rwiza. Naho ngaho indirimbo nayikuye. Naho ngaho indirimbo wayikuye. Ese abakobwa 5 b'isiyoni, abakobwa 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfapfa. Ndagira ngo mu masegonda 30 umbwire kuri iyo nkuru. Ni ukuvuga ngo 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu bari aho bategereje umugeni. Buri wese afite itabaza rye, agomba kuba afite n'amavuta yo kurishyiramo. 5 b'abapfapfa sinzi ukuntu byagenze, bacana amatabaza yabo biza kugera amavuta arabashirana. Abashirana umukwe ari hafi. Nuko hageze asanga nta mavuta bafite kuko bari babirangayemo. Bajya kureba babura n'umwanya wo kujya kureba ngo abitwa abahanjuzi ngo babongerera andi mavuta. Ubwo umukwe aje asanga
nta matabaza bafite, akomezanya n'abafite amatabaza kuko bisa naho hatabonaga kandi bishatse gusobanura iki? Nuwe butumwa bw'ingenzi ndagira ngo ngwe ku kibazo cyanjye nyirizina. Nuwe butumwa bw'ingenzi ushaka kubwira abantu, ushaka kubwira? Muri make ubutumwa bw'ingenzi buraho ni ukuba maso mu bihe nk'ibi ngibi, ntibirare, bakaba maso, bakategereza umwami Yesu mpaka igihe azazira. Babe maso, ntibarangazwe n'iby'isi, intambara, ibibazo, ibyorezo, ntibibace intege, ahubwo bakomeze umurimo wabo kandi bakomeze bacana amatabaza yabo. Urumva ko umuvandimwe Kalebu afite amagambo meza. Kalebu, ikindi kibazo mbere yuko nakubwiye ndagukoresha cyane kandi urugomba kudutaramira neza cyane. Mbere yuko tukomeza n'ikiganiro cyacu cyangwa se mbere yuko uducurangira indi ndirimbo, Kalebu, reka ngaruke mu buzima busanzwe. Social media urazizi? Yego, nzumva bazivuga. Ufite Twitter, ufite Facebook, ufite WhatsApp, ufite Instagram, ufite byose urabifite? Muri ibyo ngibyo uretse Twitter na Instagram ntakunda gukoresha cyane, ibindi byose ndabifite. Hari abantu bakoresha urubyiruko, hari abantu bakoresha social media baspreadinga ibintu wenda bihuha, kandi urabona abantu benshi ku isi yose ushatse kwamamara wamamara unyuze ku ikoranabuhanga cyangwa se kuri social media. So ndagira ngo use nk'uhwitura urubyiruko rwa Gikristo, wabwira ati se kugira ngo ukoreshe izo mbuga nkoranyambaga niki utanga ubutumwa bwiza, niki washishikariza urubyiruko mu buryo bwo gukoresha social media? Kwirinda ibihuha nk'ibyo cyangwa gukoresha nabi. Hari ushobora gukoresha social media uri ukamamaza ibintu runaka, ariko nkawe w'umugospel niki wakora kugira ngo mu buryo bwo kwamamaza icyo wahamagariwe ukoresha social media mu buhe buryo? Ku kijyanye n'icyo, mu buryo bwo gukoresha social media, mu buryo bwo kwamamaza Yesu Kristo, nahisemo gukoresha indirimbo ndetse n'ibihangano nk'ibi ngibi birimo nyine ijambo ry'Imana bihitura abantu, birimo ubutumwa bwiza. Akandi kabazo k'amatsiko, akarere ka intara y'uburengerazuba igizwe n'imirenge ni intara y'uburengerazuba igizwe n'uturere tungana? Turere bisa kose ni nka turindwi cyangwa ni turindwi. Nutuye n'ututwo turere? Nyamasheke, Rusizi, Karongi, Nyabihu, ndakeka na Rubavu irimo, simbizi ariko hasigaye tubiri ntari kwibuka neza. Rutsiro ni akarere. Ni akarere. Okay, reka tugaruke ubwo ikibazo kiri kuri wowe cyangwa kiri kuri mwarimu wakwigishije? Oya, nta n'umwe kiriho kuko nari mbizi naranamusubije. Barabisubije. Okay, ikindi kibazo cy'amatsiko, wambwiye ko mukunda kuganira na muzehe cyane, papa wawe. Umuntu wabatijwe bwa mbere mu Rwanda yabatijwe hehe? Bisa kose ni mu Rwanda, ariko mu Rwanda se nyine ni mu Rwanda, ariko hehe? U Rwanda ni runini. Ni Igihundwe. Igihundwe. Kuko nzi ko ariho ubutumwa bwiza bwaziye mu Rwanda bwahereye. Aho ngaho muzehe muhaye amanota. Muzehe muhaye amanota aho ngaho mwaraganira. Reka twumve indirimbo imwe, turagaruka tuganira ibindi bibazo bikeya cyangwa se tuganira nawe ikiganiro cy'iminota mikeya kugira ngo dukomezanye cyangwa se dukomeze
kuganira n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ni Iyogezabutumwa TV, njye nitwa René Kamoso, ku buhanga bw'ibyuma hari Jean Baptiste, njye nitwa René Kamoso. Komeze kuryoherwa cyane. Ndabareba muhagaritse imitima mwibaza ndabareba muhagaritse imitima mwibaza kwizera kwanyu kurihe, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba. Ndabareba muhagaritse imitima mwibaza kwizera kwanyu kurihe, ndabareba mutinya ibiri kubaho ubu mwibaza ese nimuzi Imana yanyu ibyo ikora nibyo yakoze birakomeye, muhumure irabazi, yambaze irakumva, hoya witinya imiyaga, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba. Ese nimuzi yuko Yesu yagiye kwa Satani amwambura imfunguzo turinjira, yirengagije imibabaro yose araza araducungura, yirengagije ya mibabaro yose araza araducungura, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba. Navuze kuzansanga wese azagirirwa neza, uwikoreye imitwaro natebuke muruhure, yavuze kuzansanga wese azagirirwa neza, uwikoreye imitwaro natebuka muruhure, yavuze kuzamusanga wese azagirirwa neza, uruhijwe n'imitwaro natebuka muruhure. Kuki na 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 na, subiramo ako kantu gusa. Kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba, kuki mutizera Imana yanyu mugatinya imiyaga n'imiraba yo mu nyanja. Bivuze ko tugomba kwizera Imana muri byose, ubu buzima bwose twaba tubayemo, ibibazo byose twaba turimo, ibyiringiro byacu tugomba kubihoza ku Mwami. Urakoze cyane ku ndirimbo nziza cyane irimo ubutumwa bwiza cyane buhumuriza abantu, ababuze ibyiringiro, abashenjaguwe n'ibibazo by'isi. Nta mpamvu zo gutinya, ahubwo ibyiringiro byacu tubishyire ku Uwiteka Imana isumba byose. Ni Iyogezabutumwa TV, ndacyari kumwe na Kalebu. Murumva ko ni umusore ufite impano, ni umusore ufasha guspreadinga cyangwa se gukwirakwiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Turacyari ku Iyogezabutumwa rero. Ikibazo cy'amatsiko ngize, indirimbo ko wambwiye ko muzehe ari umwe mu bafatanyabikorwa bawe cyangwa se icyitegererezo cyawe, se ngiye ngeragiza ikibazo ndavuga ati se izi ndirimbo
niho ujya uzandika? yego Oya, ni njyewe. ufite ahantu wazanditse? Njyewe ukuntu nandika indirimbo, aza nkafata gitari nkashaka inota, injyana indyoheye nkayishakira amagambo, sinjya nandika. Ariko urumva n'ubundi ubwo ni umwimerere wanjye. Ni umwimerere wawe. Ndagira ngo ngaruke ku kibazo nari ndi guteza kukubaza. Tugira instrument musical zingahe? Yari full live? Full band. Yari full live, full band. Ziba zigizwe ni instrument zingahe? Haba hari ingoma, gitare, bass na keyboard, na keyboard, na vocal. Nkiri aho ngaho, kuki uzi gucuranga muri ibyo byose umbwiye, uzi gucuranga ikihe gikoresho cyane? Mfite nicyo nabo ngerageza, ntawe ubizi buriya, ntawe umenya byose. Hari igihe wiga, hari igihe umuntu aba ari kwiga akavuga ati wenda biology niyo somo ryanjye fata. No mu bikoresho bya muzika hari igihe ubona umuntu acuranga bass, agacuranga solo acoustic, undi agacuranga drum, undi akajya kuri keyboard, ariko ugasanga nyine buri wese ari afitemo ikintu cyo kimuri mu maraso. We ni gitari kuri mu maraso? Yego. Thank you so much. Kuko njya no mu muziki niyo natangiriyeho niga. Wiga. Na niyo igufasha gukompoza? Nayo imfasha gukompoza. Ko numva ko ufite impano kandi ukaba ufite n'ijambo muri wowe. Ese umuntu akeneye ibihangano byawe, ufite kubona kubajije ukoresha social media cyane, kandi ufite YouTube? Yego, mfite YouTube channel yitwa Kalebu official. Iyo wanditsemo Kalebu official uhita ubona bimwe mu bihangano byanjye. Umaze gukora indirimbo zingahe rero sasa, kugira ngo abantu badukurikiye rero bagende barebe izo ndirimbo, bana commentingeho, bazatubwire ko tuzazenguruke mu Rwanda hose dushaka abanyempano nkamwe, ubundi spreading ya main purpose yacu ni ukwagura no kogeza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Narakoze cyane. Ufite indirimbo zingahe? Akayabo k'indirimbo imwe yose. Uziko nahingize ngo ufite nka album nke 16. Indirimbo ndazifite. Izamaze kugera hanze? Zageze hanze nimwe. Ariko izindi zo ndazifite nyinshi. Ni nyinshi cyane. Ku buryo n'ubu ngubu nzitekereza ukumva nkumva ibice biri kujya byivanga kubera ubwinshi bwazo. Iyo ndirimbo wayikoze ryari? Iyo imaze nk'amezi abiri. Itwa gute iyo ndirimbo rero? Nsa naho ariyo nahereyeho. Yitwa Itabaza. Abantu mudukurikiye rero kuri IYOGEZABUTUMWA TV, munyarukire kuri Kalebu official, mukore subscribe, ubundi munasharinge, mwumve na melody na composition y'iyo ndirimbo, mwumve n'ubutumwa. Hari abantu bumva instrument musical uburyo bacuranze, uburyo ariko ntibite ku magambo. Mwumve nayo magambo kandi munakomentingeho kugira ngo mumuhe courage, akomeze, munatere n'inkunga. Se hariho nimero yawe? Ntayiriho. Bagiye kugusabira amafaranga ariko urayibabwira kugira ngo nibashime igihangano cyawe bazakubwire thank you, ubundi ibintu bigendeke neza. Babwira iyo nimero yawe tugaruke tuza dusoza ikiganiro. Nimero yanjye ni MTN ni 078 511 648 078 511 648. Iyo nimero bazayikoreshe baguhamagara, bagushimira, bakubwira ko wakoze igihangano cyiza cyane. Reka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kalebu, ndagira ngo ducishirizeho indirimbo imwe y'umuhanzi wemera, ukwinspira cyangwa se role model wawe, ubundi turagaruka dusoza ikiganiro.
ko mfite abarorimodo benshi. Ndagira ngo utoranye mu umwe muri abo ngabo utoranye mu umwe. Iby'urukundo rwawe Yesu we byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha, nkabikurikira ariko sinyurwa, nibaza ku manywa nkagera ubwo nsinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho, nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza, abivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe, nabuze n'umuhanga wabinsobanurira neza, abivugaho agace gato gusa nkumva sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye hoya ntibwabubasha, ubwonko bwanjye hoya ntibyabubasha, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu we urabizi, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu we urabizi. Bakwambitse ingofero y'ubugome, ari ryo kamba ry'amahwa ngo rikubere ingata, maze wikorere umusaraba uri bubambweho, kwikorera ntibyari gushoboka, ushyira ku rutugu, ushyira nzira uragenda, umubiri wawe uhinduka uraba uremera, bawushinga ureba urihangana, bawukubambaho urabyemera, ngo ni ukubera urukundo, kandi abo wakundaga ntibabyemeraga. Iby'urukundo rwawe njye biransiga, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye urabizi, Yesu urabizi, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi, Yesu urabizi. Ndagusabye urutonde rw'ibikorwa bizakorwa ugeze imuhira, akaburemo mwanya w'ubuhamya bwawe, unganirize iby'urukundo rwawe, kuko iyo mbitekereje njye biransiga, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza
ye nukugerageza ariko wowe mwami wanje yo urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanje ukunda urabizi Yesu we urabizi. Haleluya, haleluya. Indirimbo nziza cyane ituganye ku musozo w'iki kiganiro nageranye na Kalebu. Urakoze cyane. Ariko ndagira ngo mbere yuko dusoza iki kiganiro ugire message uhereza abantu bakurikira IYOGEZABUTUMWA TV. Uhereze message urubyiruko, uhereze message abakuru n'abatoya kugira ngo ubashishikarize kuyoboka no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ni ryawe dusoza ikiganiro. Murakoze. Buriya ikintu nabonye mu buzima, gusenga ni byiza, birakuruhura, biguha imbaraga, ndetse ikindi hari ahantu bikuvana ndetse hari n'aho bikugeza mu buryo utatekereza. Iyo cyane cyane iyo usenze bikurimo atari umugenzo, kuko muri iki gihe njya mbona abantu benshi basenga by'umugenzo, kuko ari abo mu itorero atari ibintu bibarimo, ari umugenzo, ugasanga babikora kugira ngo wenda bambone, kugira ngo batavuga ngo batagira ngo, ariko buriya iyo usenze ubikunze ubikuye ku mutima ndetse ukaba uw'Imana ishaka uko Imana ishaka, icyo nicyo kintu cya mbere. Birafasha rero ukaba uw'Imana ishaka, uw'Imana ishaka, ndetse ugakora cyangwa ukagenda uko ishaka, icyo nicyo cya mbere. Muri iyi minsi rero cyane cyane urubyiruko, icyo nababwira ni ukutirukira ibyiza biri kubaduka cyangwa ibiriho ubu, ahubwo bashaka Uwiteka bigishoboka yuko abona. Bamwambaza akiri bugufi, bamwambaza akiri bugufi, ntibagire bajya bavuga, bajya baca umugani ngo ibishashagirana byose si zahabu. ntabwo ari zahabu. Urakoze cyane, ndabashimiye mwebwe twabanye ku IYOGEZABUTUMWA TV, kandi n'undi muntu wese ufite impano azaduhamagare, azandike muri comment nimero yiwe, tuzamuhamagara atubwira aho ari tubamusange. Ndabashimiye kandi shimire ku buhanga bw'ibyuma kuko nahoze mbabwira ndi kumwe na cameraman Jean Baptiste ndetse kuri sound check. Urakoze cyane, ndabashimiye.